ubuzima nshakisha n'ibiraka byo kubaho n'uwo mwana nyuma nza guhura n'umuntu anyizeza ubushuti urabizi iby'abasore b'iki gihe cyangwa se n'abagabo b'iki gihe anyizeza ubushuti ariko ntago nagize amahirwe yo kubana nawe nawe yari umusirikare agiye kugenda hanze mu butumwa aza gusiga nteye inda ubwo iyo nda yari ya kabiri ndabyara maze kubyara ubwo n'ubundi ndakomeza nshaka ubuzima bwanjye aragenda ajya hanze yasize n'ubundi nshaka ibiraka yaraje n'ubundi asanga narabyaye kandi nkora akazi mfite n'abo bana gusa naje kureba ndavuga nti komeza kubyarira mu rugo ntago ari ikintu cyaba gihesheje isura nziza umunyarwandakazi nta nubwo ari ukwihesha agaciro ngiye muri ibyo biraka nakoraga nshakamo n'amafaranga yo gukodesha inzu yanjye bwite kubasuza abakunzi mu dukurikira kuri umuyoboro wa YouTube channel aho twabishyize muri gahunda yo kugenda dusura abantu batandukanye mu karere ka Gicumbi ndetse n'ahandi hose mu Rwanda bitewe n'inkuru baba bashaka kudusangiza rero ni muri urwo rwego hamwe na MBERURWEGO TV igaragara ku muyoboro wa YouTube channel twagiye kuba twaganira n'umwana w'umukobwa usa nk'ugaragara nk'ukuze gatoya ariko kubera inkuru y'urugendo rwiwe yadusangije twifuje kuba twabafasha kuba namwe mwamenya inzira yagiye anyuramo wo muri kumva rero muri no kuba mwakumva muri mwijwi ry'umwimerera ni Fisto da Silva cyangwa se da Silva nizo naho ibindi bikurikira ntago najya mu magambo menshi kuko ashaka kuba yagira byisha baganiza nk'umuntu wanyuze mu bintu bitandukanye ndetse no mu bibazo bitandukanye niyo mpamvu ubungubu tuvugana duherereye mu karere ka Gicumbi ku nyubako imwe ku muntu uzi akarere ka Gicumbi inyubako duherereyemo ashobora kuhita yire akayimenya neza kubera ko ni naho tugiye kuba twahurira n'umutumirwa wacu tugiye kuba twaganira muri aya masaha wo muri kumwe ni Fisto da Silva naho kuri kamera hariho abandi bahungu bari kugenda badufasha kugira ngo ikibazo cy'amashusho kibe cyagenda neza cyane tutabatindereka tuzamuke mu nyubako tujye guhura n'umutumirwa w'uyu munsi hanyuma abe yatuganiriza byinshi wibuke gukanda subscribe hanyuma ukore na share na comment kugira ngo ujye ubona inkuru nk'izi zicukumbuye zigira icyo zakubaka ujye uzibonera ku gihe ndetse uzisangize n'abagenzi bawe reka twinjire mu nyubako tujye guhura n'umutumirwa nk'uko nari nabibabwiye rero uyu munsi tukaba dufite umutumirwa tugiye kuba twasura aya masaha aho twababwiye ko akazi kacu akenshi tugenda dushaka abantu batandukanye bafite ubuhamya butandukanye ndetse bakaba bafite ibintu byinshi bagiye banyuramo ariko bashaka kubisangiza abanyarwanda muri rusange ni muri urwo rwego rero tuba turi kumwe n'umutumirwa muri aya masaha akaba ari umutumirwa bita Solange akaba yaranyuze mu bintu bitandukanye cyane akaba yaragiye anyura no mu bibazo bitandukanye ariko kubera kugira umutima ukomeye cyane akaba yifuje kuba yagira icyo asangiza abanyarwanda ndetse n'inshuti zacu zikurikira ino televiziyo umunsi ku munsi nk'uko nabibabwiye nitwa Fisto da Silva cyangwa se nkoresha izina da Silva akaba ari naryo zina nkoresha mu bunyamakuru tutabatindiye reka duhe ikaze umutumirwa wacu atangira twibwira ndetse tumenye ngo umuntu turimo kuganira ubu ngubu ni umuntu iki agiye kuba yatubwira amazina ye ndetse n'aho atuye hanyuma tubashe kuba twatangira ikiganiro tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane. Amazina yanyu witwa nde? Bemeriki Solange, navukiye mu karere ka Gicumbi, murenge wa Byumba, akagari ka Kibari.
mvuka mu 1985. Okay, Solange urakoze cyane kuba utwemereye kuba ugiye kuba waganiriza abanyarwanda. Ese ko ari ibintu byinshi abantu baba bashaka kuba bamenya ku bandi, ndetse ugasanga abantu benshi bafite n'ubwoba bwo kuba baganiriza abandi ibintu bagiye banyuramo mu buzima bigiye bitandukanye, cyane cyane ibintu byagiye bibakomeretsa cyane. Solange, abantu baduteze amatwi bari no kutureba mu buryo bw'ikoranabuhanga, kuko dufite ikipe ngari iri kuri kamera ndetse n'abandi. Ese ni nk'iye nkuru ushobora kuba watangira utubwira? Inkuru tuvuga hano ni nk'ubuhamya ushobora kuba waha abantu ukababwira ibyo wagiye unyuramo. Ushobora kuba watubwira muri make, hanyuma tubashe kuba twakomeza kuba twaganira. Okay, murakoze. Icyo nabaganiza ni kubijyanye n'ubuzima bwanjye bwite, ibintu nagiye ncamo. Ngewe nakubwiye ko navutse mu 1985, mvukira hano Gicumbi. Nize amashuri abanza ku kigo bita Byumba Catholique, hari kwa padiri. Yego. Nza kuharangiriza umwaka wa 6. Icyo gihe twarangirizaga mu wa 6, ntabwo ari nk'ubu ngubu barasigaye bafite n'imyaka bafiteyo n'imyaka 12. Barangiriza umwaka wa 6, nza gutsinda examen national. Yari ya secondaire cya ya primaire. Tsinda icya leta njya kwiga kuri Notre Dame de Beau Conseil, ishuri ry'abakobwa riri hariya Nyagasuruba. Ndahiga. Gusa sinaza kugira amahirwe yo gutsinda troncome. Nza hano kwiga cycle supérieur, cyangwa se icyiciro cyo hejuru ya troncome. Nza kukiga hano kuri Apapebo. Ndahiga gusa sinagira amahirwe yo gusoza mu wa 6, nuvuga ngo nagarukiye mu wa 5. Mu wa 5 secondaire. Ese niki cyatumye uhagarika amasomo yawe? Ibibazo byo mu miryango. Ni ibibazo byo mu muryango. Kuko twari dufite umuntu urwaye, mama yararwaye, namureba uburyo arwaye kandi atari kuvuzwa, kandi umuryango mbona nta n'ubushobozi bwo kundihira ndetse nawe ngo avuzwe. Mpitamo kuvuga ngo nibavuze umubyeyi nakira nzasubira ku ishuri. Ubwo mba mvuye mu ishuri gutyo, ntago narivuyemo ngo mpite nigunga ngo nihebe nicare. Naje gushaka ikintu bita ibiraka muri uyu mujyi. Waje gushaka ibiraka mu mujyi wa Gicumbi. Ubwo ndabishaka, nagiye nkora mu maresitora, nagiye nkora mu makantine. Nakoze muri kantine, ahantu hambere nakoze ni kwa mama umubyeyi. Mbese wakoze muri kantine, bivuze ngo ni kantine zikora hano mu mujyi wa Gicumbi? Nakoreye mama umubyeyi. Mva kwa mama umubyeyi njya gukorera umumama bita mama Diedone Marene. Ubacuruza ibintu by'imbuto mu isoko. Yari afite resitora hano kuri iyi etage ya Eyari. Iyi ngiyi twicayemo yitwa Anglikani. Nyine iyi etage twicayemo Vagire. Iyo resitora rero yitwaga muri Obexi. Nza kuhashaka akazi muri resitora, nawe arakampa. Ari mama umubyeyi yambereye imfura, ari Marene yambereye imfura. Twakoranye neza. Maze gukora ako kazi naje kubyara mu buryo butunguranye. Waje gutwara inda? Naje gutwara inda. Maze gutwara inda ariko ndakomera kandi ndakora. Okay, maze kubyara ndera umwana kandi nkanakora. Ubu uwo mwana tuvugana yiga mu wa 5 primaire. Uwo wabyaye mbere? Ni umukobwa. Ndakomeza ndakora, nshakisha ubuzima, nshakisha n'ibiraka byo kubaho n'uwo mwana. Nyuma nza guhura n'umuntu anyizeza ubushuti. Urabizi iby'abasore b'iki gihe cyangwa se n'abagabo b'iki gihe, anyizeza ubushuti, ariko ntago nagize amahirwe yo kubana nawe. Nawe yari umusirikare agiye kugenda hanze mu butumwa, aza gusiga nteye inda. Ubwo iyo nda yari ya kabiri? Ndabyara. Maze kubyara
ubwo n'ubundi ndakomeza nshaka ubuzima bwanjye. Aragenda ajya hanze, yasize n'ubundi nshaka ibiraka, yaraje n'ubundi asanga narabyaye kandi nkora akazi mfite n'abo bana. Gusa naje kureba ndavuga nti komeza kubyarira mu rugo ntago ari ikintu cyaba gihesheje isura nziza umunyarwandakazi, nta nubwo ari ukwihesha agaciro. Ngiye muri ibyo birakanakoraga nshakamo n'amafaranga yo gukodesha inzu yanjye bwite. Wahisemo kuva iwanyu uhita ujya kwikodeshereza n'abana banjye. Ubwo bari abana babiri. Tuba mu bukode, tuza kububamo imyaka, twabubayemo imyaka 12. Ubukode nabuvuyemo 2019 ndabyibuka. Covid igitangira kuvugwa ko yatangiye kwataka isi, yahereye mu Bushinwa 2019. Njyewe nari ndi kubaka mva mu bukode. Ariko muri ubwo buzima maze kubyara abana babiri, bamaze kwigira hejuru, natangiye n'ibintu byo gusenga. Nkunda ibintu byo gusenga cyane, nkajya nsenga nubwo nakoraga ibyo biraka ariko nkanasenga. Ariko nyamukuru nkakunda gukora. Ubwo mvuye mu bukode rero ni ubwo urumva hashize imyaka 3 mvuye mu bukode, kuko iyo nzu nayinjiyemo 2019 mu mpera 2020 nibwo navuga ngo natangiye kuba mu nzu yanjye bwite. Nicyo kintu cyanshimishije mu buzima, kuba nariyubatse hamwe no gusenga Imana, nkiyubaka nkabasha kuva mu bukode. Nari mazemo imyaka 12 ndera abana barya kubera ubushobozi bwanjye, bakambara kubera ubushobozi bwanjye. Urumva ko ni ikintu n'ubuzima bugoranye cyane. Urumva nishimwe rikomeye ku Mana, ndetse no kwitorero ryanjye nsengeramo rya ADPR. Ariko si ukuvuga ngo na ADPR gusa, hari n'abandi bantu ku ruhande bagiye bansengera mu buryo bw'amasengesho kandi ibintu bigakunda. Hanyuma tubaye dusubiye inyuma gatoya, watubwiye ko wavuye mu ishuri bitewe n'uko umubyeyi wa yararwaye. Ese ntago wahise ugira igitekerezo cyo kuba wakongera ukajya kwiga niba yarakize? Ntago wabitubwiye. Urumva umubyeyi urebye ntago yigeze akira, komeje n'ubu aracyariho, n'ubwo burwayi aracyari nabwo. Byarakomeje kandi gusubira mu ishuri ntago byari byoroshye, kuko narindi responsable w'abo bana. Ubu nari mfite inshingano zo kubitaho, nkanishyura n'ubwo bukode. Ntago rero nari gusiga izo nshingano ngo nindangiza mvuge ngo najya mu ishuri, cyane ko nta n'umuntu wigeze abikomozaho ngo avuga ati ndashaka kuguha inkunga yo kukurihira wenda ukajya kwiga. Ubwo rero narakomeje mbaho nshakisha ubuzima. Ariko 2006 ndabyibuka naje gukora muri ubu busitani bwa Gicumbi, tubwubaka tubuhanga. Ubusitani twabonye turi kwinjira mu mujyi wa Gicumbi, bivuze ngo mu babukoze nawe urimo? Nanjye ndimo. Naje kwashaka akazi k'ubuyede. Waje uhakora nk'umuyede? Barakampa. Bamaze kukampa, twari dufite rwiyemezamirimo wahakoreshaga bitaga Damascene w'i Kigali, ndamwibuka. Barakampa, gusa ntago ari we watangaga akazi, hangajaga umugabo bitaga Murekezi wa Kibari, arakaduha n'abandi twari tuzanye. Turakora twari abakozi benshi bagera nko mu bakozi 100 banarenga, kuko twakoze ubu busitani turangije twubaka n'indabo zari zigeze hepfara ku musaza witabye Imana bitaga Twahirwa Faust, niba warajyaga umwumva. Ubusitani mbukoramo imyaka 6, ariko muri iyo myaka 6 harimo imyaka 2 naje kugirirwa icyizere, babumpa kugira ngo njye mbukontorora, mbukurikirana, menye indabo zaho n'imikindo yaho, niba bifite ifumbire cyangwa se bisa neza, niba indabo zikase. Aho ndahaba hamwe no kwihangana no gusenga Imana. Wabikoze imyaka ingahe? Nabikoze imyaka 2. Ariko wafata niyo myaka yindi nakozemo y'ubuyede imyaka 6. Nahavuye rero njya gushaka kandi kazi ahandi hantu muri farumasi, ndahakora naho mpakora umwaka umwe. Ndongera mpava njya gushaka kazi Kigali. Zengo wakoreye Igicumbi, bigeze aho ufata
umuhanda ujya i Kigali. I Kigali sinahatinze nahise ngaruka kubera ko covid yari yarangije kugera mu Rwanda. Yego. Mitanza gusanga abana icyo gihe abana nari nabasigiye muri umuna wanjye ukora nawe utuzi nk'utwo ngutwo tuntu two kujya gushakisha. Okay, ndangije ndaza tuba mu bihe bya covid ariko tubibamo dukora n'ubundi. Abantu bari bafite amaboko yo gukora, ntibaburaga guhinga, ntibaburaga gukora n'ibindi bintu by'abandi n'ibindi biraka. Ubwo rero kugezana n'ubu ikintu nasangiza abantu mu ubuzima ni nk'ishuri. Ni ishuri iyo udatsinze uratsindwa. Hari aho nagendaga ntsindwa neshwa ariko hakaba naho ngenda ntsinda. Usubije inyuma ho gatoya se, watubwiye ko wabyaye umwana ubyara wa kabiri, ese ukiri umukobwa wiga ko watubwiye ko wize kuri Katolike, ese ni nk'izihe nzozi wari ufite? Ubundi numvaga inzozi nari mfite nzaba yenda nk'umuntu ukomeye. Umva uzaba umuntu ukomeye nka gute? Nk'umuyobozi, cyane cyane byo kuyobora ndabikunda cyane. Ukunda ibintu byo kuyobora? Cyane ko nubundi guhera primaire nabaga ndi mu bintu by'ubuyobozi by'ubusheftene, byo kuyobora abanyeshuri, kuyobora amafete y'ibigo, ibintu nk'ibyo. Nakundaga ibintu by'ubuyobozi cyane. Ibintu by'ubuyobozi. Niyo mpano niyumvagamo. Iyindi mpano niyumvamo niyo gusenga no kuririmba. Nibyo. Se ngo wabaye muri korali? Oya, ndiye ntago nkunda ibintu bya korali, ngiye nkunda umuhanzi uririmba ku giti cye. Impamvu nari nkubwiye ibintu bya korali nuko abantu akenshi muravuga ngo akunda kuririmba, usanga yaraciye abantu benshi nagiye menya. Iyo muganirije usanga mbwa ngo naririmbye muri korali z'insengero, ririmba muri korali y'urusengero runaka. Ubwo nari ntekereje ko nawe ubwo wagiye kuririmba, ariko ubwo urumva ukunda umuhanzi ku giti cye. Nkunda umuhanzi ku giti cye. Ikindi na korali yenda zirahari nkunda, sinabihakana ko ntazikunda, zihari. Nkunda nk'umuhanzi bita Israel Mbonye, ndamukunda. Nkakunda korali Jehova Jire. Nkunda korali pe. Ukunda amakorali? Nkunda amakorali. Okay, bitewe n'amavuta umuntu mubonamo. Nkunda korali. Subiye inyuma ho gatoya se, abana ubu bageze mu wakangahe? Byo bimeze bite? Ubu mpagaze ahangaha mfite abana, ubu ntago nyifite abana babiri nkuko wakomeje kubyumva. Mfite abana batatu. Ufite abana batatu? Mfite abana batatu, abakobwa babiri n'umuhungu umwe. Umukuru yiga mu wa 5 primaire, umutoya wa kabiri yiga mu wa 4 primaire, wa gatatu yiga mu wa 1 primaire. Mu wa 1 primaire. Urimo uranyura muri ibyo bibazo byose, ese ni nk'ikihe kintu cyaguteraga imbaraga zo kuba wabicamo ushikamye, ufite umutima ukomeye? Kwa ko akenshi turabizi hari abana b'abakobwa usanga bamaze kubatera inda, bakumva ko isi barangiriyeho, inzozi zabo zirangiriye aho, mbese agahita atangira gutekereza ibintu by'ako kanya, ibyo kumubwira ngo arategura ejo hazaza abona hangiritse. Ese wowe ni nk'iye motivation cyangwa se ni nk'ikihe kintu cyaguteraga imbaraga zo kukuma? Kwa kundi tuvuga ngo umuntu yaguye, wowe ukongera ukubira umutwe ukaguma uhangana n'ibibazo. Niki kintu cyatumye uca muri ibyo bibazo kandi ukabinyuranamo umutima ukomeye n'ubutwari bukomeye? Ijambo ry'Imana ravuga ngo ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. First of all, ugomba kubanza kwikunda. Ngiye ubwanjye ibyo byose nubwo byambagaho narikundaga, nkakunda n'ubuzima bwanjye. Nkumva nifitiye confidence cyangwa se ikizere cy'ubuzima ejo hazaza. Kubera iki? Kubera ko nakundaga gusenga. Hari abantu bavuga ngo Imana ntivuga. Imana iravuga. Kuko najyaga gusenga ngewe nk'umuntu akampanurira nk'ikintu. Akampanura nk'ikintu cyangwa se nanjye ubwanjye nk'ikintu kandi mu gitondo akakibona. Ibyo rero bikantera gukomera. Yego. Kuvuga ngo ibyo ari byo byose imbere yanjye ni neza.
uvuze ngo rero wagize ibintu byinshi unyuramo bishobora kubera isomo abandi, kandi hari n'abantu banyuze nk'ibyo wanyuze cyangwa barimo binyuramo bitewe n'abakurikira ikiganiro ubu ngubu barimo baragikurikira. Ni ibintu bitaba byoroshye. Actually hagiye duhura n'inkuru nyinshi, ariko hari igihe uhura n'inkuru ukumva ni inkuru itoroshye, nubwo wenda wowe uvuga ntabwo byakubayeho, ariko nkatwe tuhita twishyira mu cyimbo cy'uwo muntu. Ese nko ku giti cyawe uba wumva nk'abana bawe ari nk'iki wabatoza gishobora kuzatuma byibura bashobora kugera ku nzozi zabo, kubera ko nkawe wenda wari ufite inzozi zo kuba umuyobozi, ariko kubera ko ibintu wanyuzemo ibintu bitagenze neza ntabwo wabaye umuyobozi. Ariko byanga byakunda umubyeyi ahora yifuriza abana be ikintu cyiza cyo kuzagira ahazaza heza. Ese we ni nk'iki wifuriza abana bawe kuzavamo mu minsi iri imbere cyangwa ahazaza? Ndabifuriza gukunda umurimo, kubyuka akumva ko umwana agomba kujya gukora icyo ari cyo cyose, yaba ubuhinzi yaba ubworozi, gukora icyo ni icya mbere, ndetse no gusenga. Ibyo bintu bibiri biragendana, kuko umuntu mu buzima iyo abayeho afite intumbero cyangwa se akabyuka afite target, ntabwo ashobora, kandi yanasenze ntashobora gutsindwa. Ntabwo watsindwa wiragije Imana, kandi icyo ugambiriye gukora ari icyiza, uba uri kumwe n'Imana. Bishatse kuvuga ngo rero abana banjye mbatoza kuba bakunda umurimo, ikindi bagakunda ishuri. Mbere yuko nkurekura ugende, nshobora kongera kugusaba nsaba n'abantu bari kudukurikira aka kanya uri kureba kino kiganiro, niba ufite umutima ukunda cyangwa se ukunda gufasha cyane aho waba uri hose mu gihugu cyangwa ku isi, ndabizi ko amanuza ibiganiro bigera kure, ushaka ahantu wandika zino nimero agiye kuba yaguha, zibaruye ku mazina ye, zikaba ziri mu buryo bwa mobile money. Yewe ushobora no kumuhamagara wowe ubwawe ukamwihamagara mukavugana, ukaba hari na byinshi mwaganira kuruta ibyo mutasanze mu kiganiro. Reka nongeye ngusabe bwa nyuma uzivuge, hanyuma unatubwiye n'amazina ibaruye, kuko ngo na wa mwana ari intanze yo kugira ngo bashaka kuzandika wa muntu abe ndakeka bo yahabubonye, noneho azandike. Byibura ushaka kumufasha ukoresha uburyo bw'amafaranga cyangwa se ukaba wamuhamagara mukamwaganira ibindi birenze. Ni 078 078 62 19 618. Amazina Bemeriki Solange. Wakoze cyane kwa waje mu kiganiro cyacu. Namwe mwakoze cyane. Imana ijye ibashoboza kuba Imana ijye gushoboza kuba wakita kuri abo bana, ndetse n'abadukurikiye nabo bafite umutima bajye bagufasha. Ndabizi ari abantu benshi baba bafite umutima ukunze, umutima wo gufasha. Reka nshimire timu ngari y'abantu bagiye badufasha, yaba abo mwabonye kuri kamera cyangwa se abari inyuma ya kamera. Reka mbabwire ko ikiganiro cy'uyu munsi tugisubikiye, ntago kirangiye, kuko ibiganiro byo bikomezaho nakagaruka. Bavuga ngo mukomeze mukore subscribe kuri no YouTube channel cyashya, hanyuma unakore na share na comment, kugira ngo n'abandi bantu babashe kuba bamenya iyi nkuru nziza yo kuba bagenda babona inkuru zigiye zicukumbuye, ndetse n'inkuru zishobora kuba zakubaka abantu batandukanye. Uwo mwumvaga kuri microphone ni Fisto da Silva.